Imana iravuga ati musabe data wo mu ijuru izina ry'Imana ryubahwe, izina ryawe ryubahwe. Icyo ni ikintu ntabwo izina rya so, izina ry'Imana ntabwo risobanura, ntabwo ari meya uyobora ahantu runaka, ni izina ryawe ryubahwe, izina ry'Uwiteka ryubahwe muri Remera, ryubahwe mu bakozi b'Imana ryawe ryubahwe. Aramubwira ngo ibyo ushaka hano i Remera, ibyo ushaka muri Elayono, ibyo ushaka mu Rwanda, ibyo ushaka muri kano karere, ibyo ushaka muri Afurika birabise nk'uko
cyane igitaramo kirakomeje turakomeza n'indirimbo nyinshi amasaha utarangira hari igihe tugera ku mwanya w'ijambo ry'Imana abantu benshi bagasohoka bakagaruka rirangiye ariko burya ntaho warihungira kuko n'indirimbo nazo ni ijambo ry'Imana baba babijije mu bundi buryo baritubwira iyo wicaye wumvise indirimbo rero nyahanga bari ijambo ry'Imana ntaho wahungira ijambo ry'Imana no mu nzozi byagusanganye mboneho umwanya wo kubashimira kubera ko mu kanya ngenda naraye Rubavu amasaha kabiri kurane zinyora bataha kure kanjye ariko ndabashimiye ubutumire mwadutumiye kandi ndashimira abantu bose baturutse Gisenyi Rubavu Kanzari muhaguruke abantu baturutse mu bisi abantu bakuru abantu bibanza bizubiterana abantu bamugisha abana twebwe kutwiberaho nyine bafatiye umeze amen intego y'iterane rero mwarayumvise ububyutse turashimira korali Garayono mu kudutegurira intego nziza hari ibyifuzo byiza Imana isubiza vuba birimo ububyutse nahoze nganira n'umushumba muri torero ndamubaza ngo iki giterane kimeze gutya gifite intego y'ububyutse hariya handitse ububyutse bari gushyiraho ko tuza gusenga kandi dufite korali Somamu, korali Amahoro, korali Garayono, korali abantu bose bazaza bavuga ngo tuba mu ndirimbo bakavuga ngo gahunda tutanye no gusenga si abantu baza ibi turi gukora safe pariti y'amasengesho nabyo ni amasengesho ariko ukabwira abantu ko igiterane kizaba abazaza kubaza gusenga hari n'abavuga ati niba kubaza gusenga ntakoze ubwiye ko uti hari repetisiyo izaba ariko ntabwo tuzaririmba tuzabika ibyuma tuzasenga hari n'abasenga ariko rero icyagaragaye ni kimwe ububyutse ni umusaruro w'amasengesho ntabwo ku isi higeze haba ububyutse abantu badasenga nimuhabona muzahambire duhere hano hafi yacu muri hano mu bibaya murabyibuka ibyahabaye y'amasengesho azimye ubyutse birajyana mujye mubona muzi ibyahabaye nta kindi kijyana ububyutse uretse amasengesho ubwo rero mu ijambo risoza ndashaka ko igikurikira ububyutse burashoboka ariko ikiguzi mugomba kukishyura nacyo giterane mubona cyabaye gutya kirimo bwije nini cyane n'ubwitange bwinshi n'amatangazo menshi kugira ngo kibe cyabaye n'ububyutse rero ni umusaruro w'amasengesho menshi niyo mpamvu no gusoza ibyo twaganiriye ku munsi w'ejo uyu munsi ni inshuro ya 4 ndashaka kubabwira ngo gusenga bijyana ububyutse nyuma y'icyo giteranire korali Garayono gutegura amasengesho hari ibintu Imana itanga bidasabye ko tubisengera ariko hari n'ibindi bintu byasigaye bizaba n'amasengesho gusa kasubiremo hari n'amashuri azakwa hari umuryango wavutse uzakwa hari igihugu kizakwa hari umugabane uzakwa hari n'ibindi byose binezerewe bibikiwe gusa abanyamasengesho hari Imana yagiye ikora kubera gusenga muri ibyo rero ububyutse burimo kuki gusenga kuza n'ububyutse reka nsome ijambo ry'Imana yo gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe n'umukozi w'Imana witwa Luka igice cya 11 nk'ikimenyetso cyerekana ko amasengesho ari igisubizo ubyutse ari umusaruro w'amasengesho 11 muri Luka umurongo wa 1 twabwiza ko bwanditswe na Luka umurongo wa 1 haranditse ngo Yesu yigisha abigishwa gusenga urumva bitangira no kwigisha gusenga ariko mugera ku murongo wa nyuma murasanga haje ububyutse kandi impamya bamubwira abigishwa gusenga ngo ububyutse icyo namaze kumenya rero gusengera ibiryo ndagusengera ibimigisha n'ibindi byose byo mu isi ariko gukomeza gusenga Imana igusubiza amarangirope y'ububyutse bifungira amarangirope y'ububyutse ikayohera n'ububyutse niyo mpamvu abantu benshi bagize ububyutse batangiye basengera ibyifuzo runaka birangira haje ububyutse mwibaze rero niba basubizwa ibintu materiyeri babihabwa no gusenga abasengera ububyutse bahuje umutima byacura iki reka nsome ijambo ry'Imana nuko abantu bagasenga
nk'uko Yohana yigishije abigishwa be arababwira ati nimusenga mujye muvuga mutya muti data wa twese izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uyu munsi tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose kandi ntiduhanire ibitwoshye ahubwo uduhanire ibitwoshya arababwira ati ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye mpimbitseho inshuti yanjye mpimbitseho nanjye irakariho kwizimana inshuti yanjye impimbitseho ndagira ngo usabe rero unzima n'imitsi bitatu uyu muntu muza gusoma n'umuntu umwanya wo gusoma ngo yarababwiye ngo ninde muri ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye zimanira imitsi bitatu ngo nuko inshuti yanjye impimbitseho ivuye mu rugendo none nkaba ndafite icyo nizimana umurongo wa karindwi ukavuga ngo uwo mu nzu akamusubiza ati widushye namaze kugarira ndaryamye n'abana banjye nuko sinshobora kubyuka ngo nyiguhe sinshobora kubyuka ngo nyiguhe umurongo rero w'umunani ndababwira yuko nubwo atandukijwe no kumuhera ko inshuti ye ariko uko mutitirije biramubyutsa muri gashaka bingahe byose byatangiye ari imitsima itatu none ngo naramuka byutse ngo biramukangura mu ibyo ushaka bingahe byose ubu byutse ni igisubizo cya byose ubu Imana ibashije ikintu idamutse ngiye guhitamo mu bintu byinshi ushaka nayakubyutse kuko bamubonye byose ubu byutse ni igisubizo politiki igisubizo kibazo politiki muzabaza ibyabaye hagati y'abazungu ububyutse bwaje bw'abanyamerika abazungu b'abanyamerika n'abirabura bataravugana ububyutse butuma amacakubiri ububyutse bukuraho intambara ububyutse butuma abana bacu abangaba b'abajene bari mu biyobyabwenge baramutsaje ububyutse banduka abakozi b'Imana b'abamisiyoneri ububyutse bubuza ingo zarengeye gusenyuka ububyutse butuma umuntu atarya wenyine agaha bagenzi be ububyutse n'igisubizo kiri ekonomike cy'ubukungu n'ibidukikije nabyo kuko no mu ngoma biriya bavuze ngo ningingije imvura ntigwa abantu turi ku izina ryanjye basenga nzabakiza igihugu ngusha n'izuba yari yagaragaje ko imvura yagwa kubera amasengesho ububyutse n'igisubizo ikeneye kaba kajya kiriyagaragara cyane ububyutse Remera ikeneye ububyutse itorero ikeneye ububyutse isi ikeneye ububyutse no mu Burusiya yewe no muri Ukraine waba ububyutse uriya mugabo hajya yitwa n'uriya muyobozi w'Uburusiya uziuzi umwuka we no kuri yahita bivamo biriya bibarimo yahita bivamo ububyutse rero bukitanga ububyutse n'igisubizo ikintu cyantangaje niyo umuntu akaba akwemera iyo wagize umwuka we abantu barakwemera umwuka we dukuraho ubusenga dukuraho ibintu hari igihe umuntu afite ibintu waba ari gukunda umugisha ukanabana iyo haje umwuka wera adukuraho amabinga n'ibindi bintu byose abantu aduha ubwiza aradusiga kwa Koruneliyo murabazi mu bice 10 muzi uko byagenze Koruneliyo yaragiye umunyamahanga udakebye yikorera amasengesho nk'igishoro cy'ububyutse ngo akajya asenga ubudasiba akagira umuntu bwinshi noneho amasengesho abaye menshi Imana irayigora kwihangana igenda ibwira Petero atuvorere ngiye gutumaho abashyitsi Imana ibwira Koruneliyo ngo genda ubwire umuntu utakwemera witwa Petero ntiyasangira nawe ntiyashaka muri mwebwe ntaho muhuriye ni umunyamacakubiri ariko umwuka nakuza ni ukwemeza ko muvukana uriya umwuka wera niyo maraso y'itorero ni ukuvuga ko ikintu kiduhuza n'umwuka wera cyonyine ntabwo dupfana reka twavutse mu mwuka umwuka ni kutugira abantu bamwe ngo kwa Koruneliyo batubwira Petero ahageze ahagarara imbere y'abantu bari mu masengesho b'abanyamwuka b'abanyamasengesho bisengera badakennye b'abanyamahanga aravuga ati murabizi ko ngewe ndapfa kuryaho umuntu simva kwicaraho umuntu ni ibintu maze n'igihe kirekire nubwo ni umurokore ariko ni umurokore urobanurwa mu gutuma none rero mwatubise ko tukurumira mubaze mu masengesho yanyu kandi badakennye muri abanyamahanga baramubwira ati ntabwo twagutumiye nta muntu ugutumiye hano twebwe twarimo twisengera Imana amasengesho ayikozeho iguwe neza ubuntu tugira bwinshi bukoze ku Mana Imana ihitamo kugutumira icyo twakoze ni uguha invitasiyo ariko ibikuza yari tubizi ntabwo tuzi ejo gukora hano aravuga ati
musenzi ngahe nk'itatu yababwiye iki yaratubwiye ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamutse kubungutse imbere y'iki y'Imana no tuma Petero aravuga ngo Imana avuganye namwe ati murabatije se ntabwo tubatije muracenge se ntabwo dukebye ngo agiterura ayo magambo avuga ijambo atarazi yaravuze ati rero nubwo ndi umuvugizi w'itorero nkaba ari ryo hagarariye Pentekote hano muri Yerusalemu ati menye neza nibwo yabimenye nyine hari utumye ngo menye neza iki itarababura kuki ngo mu mahanga yose umubaha agakora iki ingabo ziraruka iraga ngo agiterura ayo magambo ntabwo ari n'abasengeri ngo akivuga ayo magambo ngo igateraniro ryose ngo ryuzure iki umwuka wera kandi yabonaga bameze nk'ibisimba bameze nk'ibikoko bameze nk'ibihungira bameze nk'ingurube kuko yararyamye ahantu ngo iki gitaki n'ibisimba by'amoko yose n'ibiserebanya byose n'ingurube Imana avuga ati babura iki aravuga ati ibi binyama by'ibiserebanya ntabwo nabyo aravuga ati niko narimo nereka mbona ibintu by'ibiserebanya ibintu by'imbeba nabo bari mwebwe aravuga ati ubwo Imana ibahaye umwuka wawe umwuka wera uturabona kwemera utwereka abantu ngo bamaze kuzuza umwuka wera batuma umwuka wera bakoze mu ndimisha baravuga ati ngo urarara rero uravuze ko utazagira natwe ariko ubwo umwuka aje uratwemera ndarya muri tundarya sinari kuri ubwo umwuka aje ndarya ubwo umwuka aje ni murara ndetse gitashe ati natuba tuzase ndababatiza ageze mu idini Yerusalemu rero baramubaza bati uvuye he ati uzi ibyabaye mvuye bakorunere mu banyamahanga mvuye no kubabatiza nasangiye nabo uratinyuka ati n'icyatumye se ukora amakosa aravuga ati amakosa nakoze ntiyatewe n'ijuru none Imana yahawe umwuka wera nkarima amazi niba nakoze icyaha cyaturutse mu ijuru Imana yahawe umwuka wera sinyawa n'iki amazi y'Imana yahawe umwuka ntabwo bakwima amazi nta kindi kintu wabura dukeneye Pentekote rero dukeneye kongera kumva ubuzima bwa Pentekote abasimye rero Yesu yerekanye ko amasengesho ari cyane iki ububyutse sizagutinda bitewe n'urugendo ufite Yesu rero yababwiye ngo ndababwira ukuri n'ubwo atandukijwe kubyuka n'ubwo uwo batandukijwe kuko kwimwereka inshuti ye kuko amutitirije aramubyutsa mu byo ashaka bingahe byose ni ukuvuga ko ububyutse buryoga n'amasengesho menshi ni ugutitiriza rero ni gukomeza mugasenga kugeza buje nta gucogora nta kubireka nta kubivamo kugeza ibyo muri gusengera kino giterane kijyanye umusaruro ni informasiyo twatangaga ni amakuru turi gutanga ariko ububyutse bubyarwa n'iki n'amasengesho ku murongo w'icyenda ku magambo meza nange ndababwira nti musabe muzahabwa ushake muzabona kumanje kugira muzakengurirwa kuko umuntu wese usaba ahabwa n'ushatse abona n'uko magakengurirwa ku murongo wa 11 mbese ninde muri mwe ufite umwana wamusaba umutima akamuhibuye cyangwa yamusaba ifi akamuha iki inzoka cyangwa yamusaba ije akamasikopiyo akatwa nakuze rero none se ko muri babi none ko muzi guha abana banyu byiza kandi muri babi soho mwijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera niba mumusaba umwuka baragusaba umwuka barabahari kandi ntabwo ari kwivura niba nta mwuka rero n'ijuru yaraje kutumana ko akazi n'isari n'ahangaha ndebye bavuze ngo n'ukuri yatugezemo asigaye abana natwe ngwino w'Imana yera yose uwo mutima umwuka rero yaramanutse amaze imyaka 1000 ari nanga umwuka ari muri Remera nanga arahari niyo yaranitse haleluya kunyuma bagutinda rero ndakinkuru gisorezeho tahandi isoma ariko reka inkuru isorezeho byatangiye gusenga babwiye Yesu ngo twigisha gusenga noneho ikibazo nibaza gusenga barabyiga gusenga ni inyigisho umuntu yakwiga kababwira umuntu uzi gusenga abazimana buryo muri byavuze ngo abazi Imana abandi Imana ntibayisenge bazapfa umuntu uzi gusenga abazimana mu masomo akomeye umuntu akwiye kwiga ni ugusenga abigisha gusenga rero abigisha gusenga abanza gutondeka ibyifuzo atangiye kwambara ibyifuzo bitatu by'abantu
bitatu by'Imana ati ibyifuzo by'abantu ni ibiryo cyangwa ni ibiryo. Abantu benshi bagiye bajya gushaka Imana batayikunda bayishakaho ubufasha bakize indwara ikabaha n'ubugingo ikabaha n'umwuka bajyana n'ibiryo. Yesu aravuga ati rero uko muzajya gusenga uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi wumvise ibiryo bati tuzayajyamo tukuvuze ibiryo nzayakora uduhe ibyo kurya baravuga ati ibyo byifuzo uko uvise iby'ibiryo ayo nzayakora. Niyo mpamvu usanga bajya amasengesho menshi bijya bimbabaza iyo uboneka icyiciro cy'abasenga ari abashonje ni gusenga Imana ni nk'abakire bari gusenga none badafite amadeni badafite imisoro. Hari abasanga ku misozi nkagira ngo mu byitsi bwabajyanye nabo ni imisoro ni bizinesi yanze ni akazi agiye kumwirukanaho kagira ngo ni Imana akunda naho n'ibibazo byamujyanye. Abanyamwuka benshi usanga ari abanyabibazo n'abagiye guhorana kubona umuntu ujya gusenga kubera Imana gusa n'urukundo yikunda ni bakeya kandi iyo bamaze gusubizwa bahita bigendera bamara guhomba tugahurirayo bigeze tunagarutse ati yari yarabindi bihano tunagarutse. Ngewe bari gusenga Imana mbona abantu bize bari mu masengesho mbona abantu bakire mu masengesho mbona abantu bayobora bari mu masengesho byabajyanye abantu bashonje Imana siyo bashonje. Haleluya. Noneho bati mujya gusenga ibyifuzo ibanza bitatu by'abantu icya mbere kuduha ibiryo baravuga ati kuvuza ibiryo turasenga. Icya kabiri tubabarira ibyaha sawa. Icya gatatu ko duhana ibitwoshye ntawe ujya uduha amana ya buri munsi. Yesu aravuga ati ariko mufite n'ibindi bitatu mukwiye kwitaho by'Imana. Bitatu by'Imana rero ni ibihe? Mubwire ubwami bw'Imana buze umwuka rero yaje ubwami bw'Imana bwataje. Imana iravuga ati musabe data wo mu ijuru izina ry'Imana ryubahwe izina ryawe ryubahwe. Icyo ni ikintu ntabwo izina rya so izina ry'Imana ntabwo risobanura ntabwo ari meya uyobora ahantu runaka ni izina ryawe ryubahwe. Izina ry'Uwiteka ryubahwe mu Remera ryubahwe mu bakozi b'Imana ryawe ryubahwe. Aramubwira ngo ibyo ushaka hano i Remera ibyo ushaka muri Elayono ibyo ushaka mu Rwanda ibyo ushaka muri kano karere ibyo ushaka muri Afurika birabizi nk'uko babije ngo ni ibyifuzo by'Imana. Izina ryawe ryubahwe iragira ngo ubwami bwawe buze. Ibyifuzo by'Imana ni bitatu muri iri sengesho. Izina ry'Uwiteka ryubahwe ubwami bw'Imana buze bishaka bibe mu isi. Ibyo byose ni iby'Imana. Naho iby'abantu ibakiza inzara babarira ibicumuro byabo nirangiza kandi ntibahane mu bushye. Sawa. Yesu aramije kuvuga ibyifuzo rero abacira umugani arabatumva rero. Hari umuntu wagize ikibazo asurwa n'abashyitsi nijoro bamugezeho basanga yatetse yogeje amasahani. Ubu ngubu ubwo buzima bamwe murabuzi aho umuntu agenda akabura ibyo kurya bingana n'umuryango we wazanye umukobwa ati uraburaye. Uyu rero yaje nijoro nta telefone yageraga ngo ahamagare ababwira ati ndaza kuza. Bagiye kumva basabura nijoro umuntu arakomaza. Kera ataraza amatelefone n'ibinyabiziga bindi umuntu agenda nijoro agiye kureba umuntu yamubwiye ngo sabura umuntu agakomanga bite ati ndara uvuye tuvuye umeze ati iraje ingisa ati nzara ndagavuga ati ubonye aho umuke ati arabaza uzageze ejo ntabwo nahageze ndapfa mu kanya. Reka mugire torero ry'Imana dufite abantu bapfa mu kanya pe. Torero rikwiye kuba rifite ibiryo ku buryo abaduhugiyeho barya. Hari abantu bapfa mu kanya yaravugiye ngo singeza mu gitondo ndapfa. Ntabwo ejo bahageze mu bihangane buke ko umuntu tuziranye utabona uko abigenza najya gusengera icyo kurya aravuga ati singeze ejo umwuka asigaranye no kuvugana nawe ahita yikubita hasi. Undi aravuga ati rero kagende mfite umuntu utabona uko abigenza. Sinzi uko ubigenza sinzi n'uko ubikora icyo nzi ni uko iyo utegetse birakura. Subiramo. Sinzi uko ubigenza sinzi n'uko ubikora icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana. Amen. Uyu mugabo
wicaye imbere hari sinzi ukuntu ajya bigenza sinzi n'ukuntu ajya bikora icyo ni neza iyo akagenda iyi Mana tuvuga nawe tuyibesha turabona ko twabonye ni Imana y'imbaraga yaravuze ngo nubwo ibanye bimeze nabi habutamuka bigenza ndajyayo twumva impamvu dusenga nuko twagiye tukabona twemereye hamwe umuntu ugeze ambwira ati kuki abasore bajya mu butayu ndavuga nti nta kosa bafite iyo ngeso bayikuye kuri uwo bahasanga n'ufite ikibazo kuruta abo bajyayo uwo musangayo n'ufite ikibazo bazamukura yatahe nitumura tuzagaruka nitujyayo tugasanga akavuga ati naributse sinigikora ntaho tuzajya ariko iyo ugezeyo akakubwira ngo uwo mwana wawe uwo dusanga n'ubitera kandi iyo ngeso nawe akayigira yagaragara yigishaga turakeneye ku musozi tuzasubira wese ko ari we wese ko hari kandi yose abantu bazajyayo kereka navuye mu kanya cyane ndababaza ati si ubu ngubu gusengera ntabwo yumva ndakubaza ngo ese ubundi ujya ubona umugore usohoka mu ngabo cyangwa ugasohoka mu mugore bakavuga ati dusohoke tuve hano ngewe turi hariya hafi y'amazi hari igihe umuntu wumva ashaka kuva mu nzu uzi iyo tugeze hano ku mazi nta kindi baduha ni ya fanta ni cya gitoki ariko kinini yawe wasohokanye n'uwawe wumva agafanta kamanuka neza iyo twongera gusenga tukasohokanye n'imana twasohokanye n'abakangira bivuze ngo muze mwenyine twiherera ku musozi muri gahunda ngo muzajya ahantu hanyuma iyi ngeso rero twayigiyeho ngaho amen yesu tuzasubirayo rero tuzasubirayo kuko ntabwo nzabangamira gusa ariko njyewe nta burenganzira mbisabira nzajyayo ntabwo nzabangamira ariko nzagenda kuko iyo tuhahuriye mvugana nawe ibintu byinshi kandi twagiye tuvugana nagiye mvugana n'Imana wanjye kandi Imana ni inyangamugayo ntabwo ibeshya uyu mugabo aravuga ati rero reka ntabwo wapfa mfite utamuka bigenza aragenda rero ajya ku utamuka bigenza urahise urubanza ufite utamuko mbese niyo waba wabura tukaganira n'abantu bishoboka uzaba gute bakari umiki aba bakora ujya ugira ikibazo ntukagire ufite urugo biracika ujya ugira ikibazo uti bakari Yesu nze kukumwijimuka bishe mw'isi icyo nkeneye kugira ngo numve ijambo umbakanya Yesu nze mwegere kukumwijimuka bishe mw'isi icyo nkeneye kukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe amen nigeze agira ikibazo hano muri Remera ntabwo mwakimenye nashatse njyewe mfite ubukene bugaragara n'impano agideni ngeza ku munsi umudamu ajya kubyara umwana wa mbere ntarira imyenda kandi tw'umugabo ubu naramaze gushaka njya kwiga muri Kongo ndagaruka nza gupagasa ntibyemera umudamu arambwira ati isa kubyara n'iki nta myenda nta kintu bampa n'itariki bampa n'umunsi kandi iyo ugiye kwanga ntibihamagara abantu muziranye tuyibwire ejo ati mpamagaye ngo ati maze kuratanga mu kanya ndahamagara biranga
biciye hano hirya nibuka yuko mfite grand frère tuziranye mu ijuru imbere y'Imana afite umuvugira mbese niwe gusa ndavuga ngo njya gushaka tarabivugana none nguzimye kandi umugore azabyara mbwira madamu bikingira inyuma ndagiye kinga nzaga ku gitondo ugiye se ugiye kwizana hey ni mu gitondo ndayizana njyewe nzi umugabo utabura uko abigera n'ibindi byana y'umugabo basa n'inama mfata inzira mbwira Imana nje kwiga ndagushaka ijoro ryose navuye hano ahangaha ku muhanda turi mu nguyu ndamanuka mbwira Imana ngenda nigita ibintu tuziranye ndagira n'ubundi gushaka byari byanjye rwose abashaka sinedi ubuzima bwanjye nibo ngajya gushaka nabo byarira nabo kwishyira naho ngaho nayo bihangana no umwana bafutse ntabwo ntagenda mva hano mvugana n'Imana tukajyana ngo nijoro ndamanuka ngenda umuhanda we naciye hano guca nca hariya mu gakira Nyabutarama mu gaki hahandi mu gasantere Nyabutarama mu Kabuga ndamanuka nkomeza umuhanda tagisi ubwo ni nijoro mbageze kwa tagisi ubwo ngenda senga ubwo rero ngenda nkavugana nayo ndamanutse ngera Giporoso ngera hano saa 12 za mu gitondo nayo kandi ngenda gusa n'ibindi kumpe ngenda se imodoka igeza mu rugo ayo nishyura sombe se igikoma byo birava kwandi umpenere n'Imana nkamvirope n'ibirimo byose ndababwira yo Imana sigibesha Imana irashakwa ikaboneka iyo tuvuze ko tubigenza dufite aho tujya ndaza ndakingura ndaryama saa moya numva umuntu witwa Beatrice wahawe isoko rya hose arakomaza uwo munsi ako kanya abaza abadamu tuzaba baratana atari kavuye masengesho araryama atibubwira ni kwihuta agiye mu kazi arambwira tuzi n'ibindi atari umusirikare wajyaga Darifuru mu kazi none rero afite ikibanza afite amatafari afite amabuye ubu rero ikiri mufundi yamuguze bavuganye nazo yagiye abashiri bamufundiriza ni mwakari wowe ni abapi ubaza ko yatanga umutace utatabimenye mbere yakemenya umunsi ufite ingorane ndaha none kuryama se agejeje kwa Bienvenue hariya muri bari witwa Korodete n'ubwo kubihamya n'uwitwa Auguste wahari muri Diakoro arambwira ati rero ngiye mu kazi mfite amafaranga twafatanya yaya biraza kuryama ndagaruka hamagara uto mukangaramba Korodete wo muri Besarere ndiyewe mvuga amafaranga aje n'ibisabiraje ntinyamukanga nyabwo yaboneka ufate akamoto uzana imyenda nuko ajya kugura imyenda agenda gutangira akazi k'igihugu sinari nfuye mfite uko bigera uyu mugabo rero yari mukomeranye nabaye gufata inzira ajya gukomanga kwa Nyana kukagara frere kwa Yesu ageze gukomanga ubicano bayo ikintu nakumbiye Yesu niyo yaba atanakingura bakumva niyo yaba atanakora urugi niyo yaba atanakora ariko niba yumva umubabwira Imana ishimira ko inangiza muri ibyo navuze ngo Imana ishimira ko iki amasengesho Imana ishimira cyane kakubwira Imana iranyumva
abantu bazi kuganira bamwe muri mwari bitari byugariwe imyugariro y'ibizitiye hari amadosiye yafunze atajya amahwara hari ibintu byugarira ariko turashaka kubisengera haleluya kino giterane kirimo ibintu biza kukivamo mugomba gutaha uyu munsi ntabwo uzavuga kandi ntabwo ukomeze kubaho hari ubyimana bigomba gusa mukayibonesha amaso yawe abantu bazi imyugariro umusaza sebutera karabizi imyugariro urayizi ntabwo umuntu wese akavuganira ni umugabo wugarira kandi yose umugabo si n'umwana kugira ngo bugarire bagomba kubanza kwibaza ibibazo bibiri icya mbere abana bose batashye nta matungo ari bwinjiye bavuga ngo abana abantu bose binjiye n'amatungo yinjiye icyo ni icya mbere baza kureba kugarira icya kabiri ko nta mwanzi bagiye kugarira rimwe bakazenguruka mu nshinge zose z'urugo barebe ko nta mwanzi bize gute uhari barangiza bagasobekeranya iki ibiti niyo waturika inyuma ntiwarasunika uyu mugabo rero ukwere yugariye akibaza ukuntu agiye gukora y'imyugariro aravuga ati wazaraje ejo mu gitondo udateze impageze kubera induru iyo yuza kubi tunayikuraho irayobo mukureho imyugariro ibintu byose byo gushaka ku mwana bihari imyugariro iva arangije rero kuyeho yari yavuze ngo araryamye n'abana bari baryamye noneho rero abwira abantu ati bana mu byuki bati papa turateye tumwateye tawe umuntu uje ufite inzara nuko atirane mu gice umutwaza kaba uri kubyamugerekeza kubera ko yari afite urusaku n'induru bamubajije ibibazo akeneye bati se urashaka iki ni ubugari ifu niyo ufatiye amazi ahandi ntayo bakijega ku ruhande imboga ziteka amakara ateka ibirungo bapanze bigeze hejuru babana nibaraye baturuka bamubaje ati bantu rero ko ntacyo usiga utobora kutubyutsa ububyutse haleluya butuma n'abandi bajyanye babyuka iyo ububyutse bubaye n'abadakora barakora iyo nyubako biga muvuga ngo kubaka iyo ububyutse iyo buje n'abana barabyuka bakikorera kababwira rero ko imana ishaka ko dukomanga tugakinguza imyugariro ikavaho amen ndi gusoza rero kugira ngo tugize indirimbo hari sesho ushaka dusengeramo kandi rireme nibutse abantu bari aha mbibutse ko ngende umushyitsi nubwo ndi umunyarebera ngende umushyitsi remera mwana nyimuye kubera akazi nkora nari mbutse ibarizwa irubavu niho nsigaye inama mfite umuryango niho mba niho mu rugo ariko naributse uranaje n'umushyitsi ufite edikasiyo mwanguye umushyitsi rero agendana ibanga agendana ubutwari bibiri ntambwira ko ugira umugo z'abanyamahoro ukabasaba imigisha bazawuhabwa nibaguha amazi yo kunywa bakaguha icyo kurya ukicara ukavuga neza vuga ibiryo mwampaye hatari igihe mwabihaye yesu nabimuri nukuri kuko yesu mwijuru azavuga ngo nari nshonje yose yesu asa n'abashyitsi rero ibiryo mwampaye ni yesu na biribi iyo maze kubirya rero bazi no kubinywa kunywa icyo kunywa mwampaye ntanga raporo kavuga ngira kubaho rero nagiye imbere kandi naguwe neza umuntu wari umeze neza rwose aho naba yesu nakubwiye boza abafashe kubera iyo mpamvu bambaye umugisha ndashaka kubasengera akagenda mwagenewe basengere nk'umushyitsi kuko ibyo mwampaye ntabwo ari ibintu mwabihaye yesu bavugiraga ndashaka kubasengera gutera umushyitsi kagenda mu masengesho atandatu igifu utatu biri muri hano mu kino gice harimo ikivuga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba wari uzi ko buriya bamwe muri twe babaye uko imana ishaka bashaka ko gusenga rero ukabaho mu bushake bw'imana ugahuza n'icyo imana yakuganiriye mubayeho nk'abanyako abasobanura mubayeho nk'abanyarwanda n'abandi ariko ugomba kubaho uko imana ishaka kera banki z'elegitoronike zitaraza amabanki y'ikoranabuhanga twagiraga banki yitwa popirere yarahindutse ariko hari banki zikoresha udutabo ntizikibaho habaga hagatabo n'ifishi hagenda kuri banki nagerayo ngatanga agatabo kanjye karimo amazina nkabitsa cyangwa nkabikuza ariko ntafite n'ifishi yanditseho ibyanditse mu gatabo bigahura n'ifishi be ntabwo mubizi wasijyaga hati ku gatabo no ku ifishi ubwo rero amakuru amwe agatabo kakagendana amafaranga yabasigaje mukajyayo nasigaye ukareba ukoresheje iki agatabo ariko no muri banki hari ifishi hari igihe bagenda ugasanga n'ibihuru
ugasanga neza bati wakoraga iki kidahuye ayo kwifisha umugato n'ibindi wakoraga iki uziki n'abakora bagita bakushika banki reconciliation cyangwa se reconciliation bancaire bahuza imibare bareba aho byapfiriye kavuga ati byapfiriye kuki bibare gahunda bagakora icyo bita banki reconciliation amasengesho y'umuntu kirakora arahuza ahuza ibitanditseho mu ijuru n'ukubaye bamwe mu bayo binyuranyije n'uko Imana ishaka kubaho uyu mugoroba rero tugomba kubihuza kugira gute kubihuza ugasanga umuntu yubatse urugo ariko ntabwo urugo ni iki yararusengeye Imana iramuha ariko mugeze mu guhinduka ikibazo ntabwo ubushake bw'Imana ubushake bw'Imana ni uko mubana amahoro mwanyumvira tugahuza ibyawe uko Imana yabikwanditseho mu ijuru ariko birasa no kubayeho gusa n'icyo Imana ibishakaho murumva mubikeneye guhuza bamwe n'ibihuri ukabyara abana warabongeje umwana ukamusama ukamutwita ukamwosa ukakubera dayimoni ukajya gukora satani kumva warongereje satani umwana wabyaye ukajya umuhagira ukamuheka ukamusiga agakora satani urumva aricyo wabikora wamubyariye kumuha satani umwana ntabwo bikivugwa mu izina ryawe tugomba guhuza abana bacu n'ababyeyi tugomba guhuza ibidahuye mu izina ryawe rya Yesu amasengesho kigakora ahuza ibidahuye akora imisozi akayihura ikibaya murebera tubihuze amen ashaka ko tubihuze ariko nukumenya aho byapfiye hari usanga n'ibyaha wakoze ugasanga ikibazo cyabiteye n'ibyaha kuko bari bakora banki reconciliation bagenda bareba imibare idahura bakamenya aho byapfiye wasanga bamwe muri mwebwe muri mu bibazo mubitewe n'ibyaha mwakoze ibyaha rero bigahagarika imigambi y'Imana ku buzima bwawe kino gitero tubasengera umuntu ikibazo cy'icyaha kugira ngo muhuze ibye n'imigambi y'Imana ku buzima bwe amaze kwihana hari n'abandi batagira kwizera ibyabo bikayoba niyo mpamvu kugira ngo ubu mugoroba duhuze ibyacu ubushake bw'iki bw'Imana amen ndashaka ko dusoreza hano ushobora kuturazi yagiye igira hino mubona bihumbi wowe ubona bihumbi uko wayo ubona bihumbi ntabwo bihumbi urugo rwawe ubona uko rutexita ariko rumeze ntabwo bihumbi abana bawe baheretse baheka bakabara kunaniye kumva nta kibazo gihari tugiye kubihuza mu izina rya Yesu kandi birakunda kukwizera aya masengesho afite impamvu kino giterane gifite intego ni uguhuza ibidahuye mushumba uko Imana ishaka itorero rigomba kuba uko irishaka ubushake bw'Imana bukaba nahaguruka tukabisengera amasengesho ahuza ibidahuye ahuza abadahura bigomba guhura mu izina rya Yesu kandi ubwami bw'Imana bugomba kuza ibyo Imana ishaka bikaba izina ry'Uwiteka rikubaho tugiye gusenga rero bareba aho byapfiriye cyangwa neza kuba ufite umwanya yakubwira umuntu ufite icyaha muri teraniro ubwo tugiye guhuza ibyacu bakaba azamuye ukuboko basi akavuga ati nubwo tugiye guhuza njyewe naho byapfiriye ndahazi bamwe muri mwe muzi naho byapfiriye muri kino giterane hari abantu banabizi baje mu giterane ariko ibyabo bazi aho byapfiriye uramutse uhari zamuye ukuboko kwawe umuntu uzi akavuga ati mfite icyaha cyatumye ibyanjye bihakama zamuye ukuboko kwawe uti ngenda hari rwose ndumva igituma bimeze kuriya mu buzima bwanjye ntavuga rumwe n'Imana n'icyaha nakoze Imana ikababarira zamuye ukuboko kwawe hari umuntu uri mu giterane hari umuntu uhari ngo tumusengere mu buryo bw'ati njye byapfiriye mu byaha nakoze niyo waba uri hejuru uzamura ukuboko mu ntebe ngera kuri kumva kuri aka gatare kumena amaso hari umuntu waba uri muri kino giterane wumva afite icyaha cyamutandukanyije n'Imana kigatuma afite imivumo n'ingorane zimugenda hejuru mu ntebe hejuru niba ariyo tumusengere niba haza hari kumbwira niba ntabwo tugiye gusenga mwamubonye umuntu amwambonye nanjye namubonye mukomere Imana bashyira abantu benshi barahari hari abantu babizi baraho byapfiriye bazi cyabiteye mwamenya Imana amashyi hari abantu babitinyumva abantu byatwita kuri nyewe inama byanze ni nyewe ariko mubwira umva inkuru nziza Yesu agiye kutugirira neza egera imbere rero wegere umushumba paseri rebe nawe byari byabanze amaze kumenya Yesu imbere mwegere hano imbere egera hano uyu paseri ari imbere aragufasha baguha